Kakoza Nkuriza Charles dukunda kumwita Kenisi. Kwakira rero perezida wa Gasogi United ni bwana Kakoza Nkuriza Charles dukunda kumwita Kenisi, ikaze mu rugo rw'imikino. Murakoze cyane kandi nishimiye kugaruka hano muri RBA. Ni mu rugo rwose. Ahubwo mbabajwe yuko musomye mentions ntimwampa nimwe ngo nanjye mentioning ariko nta kibazo. Twanayiguhaga aje gutenga promo. Kana yigukacika rwose. Renga promo ko niho yikora. Ese nawe kuri umunyamakuru. Wari kwepera iwawe ko mentioninga. None ubwo rero ndashaka kujya mbabwira ko munyakiye nk'umwe murimo. Cyane rwose. Ariko abantu ko seriously ngewe mba muri 3 dimensions cyangwa 5 dimensions. Hari ushaka kumbona muri no dimension ukambona muri ukambona muri iri. Duhemesha tuzingenze president. Semoka byariwe ko nanjye byatanze. Iyo ya president tubanza tuyihereho. Iyo yo nayivugiye. President w'ikipe ya Gasogi. President w'ikipe ya Gasogi. Nkaba umuvugizi wa Gasogi. Nkaba presenter, producer, urumva? Nkaba concept developer, nkaba technician, RF technician, radio frequency technician, nkaba ukaba na owner wa radio na TV1. Ibyo wenda ni ibindi ariko tubyihore. Ukaba n'umuhanzi. Akwanza ubu ngubu abantu nabatije igihe cyo kubikiniramo n'ingaruka. President yarasezeye ugarutse mu kibuga. Nta kantu ntuzageze kubabwira umunsi umwe Haruna ariko ni ibiki ko mbona mutabyitwaramo neza. Ngaruke nambara Guardiola none. Ubwo arakoze cyane. Ubuje no mukomede wavuze ngo byose ngo urabyikorera. Ngo president ngo byose ngarabyikorera. Gusanga ari umunyamakuru kugitangaza makuru cye usaka avugira ikipe ye ntabwo nyine yangaje abane abantu ngo baze kubyikorera. Ubwo nyine urabihamije. Ariko nta kina yaramubeshye. Ese byose arabikora rero nuko akandanda byo nibindi. Akandanda yo yireke. No kwirebera ahantu umuntu atunze y'amaso. Anabagerageje ibintu by'ubutoza birabagora. Bamanitse isifure. Bakomeye cyane. Babifuriye. Yarakaze cyane president. Rero mwamwumvisha uburyo yinjiye mu kiganiro. Harashyushye. Ariko twibagiwe aho nimwumva ko turabatana tukaba dufite n'impano yo kutari pfana. Beri president wawe tereka kuba wamwakira ibintu byose. Ureba se ikintu cya mbere abantu babaza president mbere yuko tujya mu bintu by'umupira ni akantu k'amatsiko ngiye kohereza abanyarwanda dukurikije uko social media ziba ziri active ku bintu bitandukanye. Yego abantu baraza bati biriya bintu president namutabaruka baba babipanze. Chemistry maze gukora buriya hari ikintu kimwe ko tubona hahiye bimeze s'il vous plaît. Hari igihe abantu bahura bagahuza imyaka maze nkorana na mutabaruka bitanabaye twaba dufite ikibazo kuko burya ikintu cya mbere kigorana ku bantu bakora co-presentation ni chemistry kugira ngo ibyo bintu bihure umwe ni najya hejuru undamanuke gutyo divergence convergence ibyo nibyo bituma ikiganiro kiba live. Haryo nk'icumi iruzuye mukoranara igiye kuza imyaka 10 igiye kuza kandi rega se namutabaruka gusa kuno kera dukikorana Anita it was the same cyane mugikora hari ku Muhima no kuri za street. Urumva yuko hari igihe ibyo bibaho umuntu agahuza n'undi ariko ikindi buriya kirimo wenda gikomeye kurusha ibindi byose hari character duhuriyeho. Character duhuriyeho ni imwe ni iyo kuba dufite bagage ku bintu byinshi ku buryo hari n'igihe dushobora no kuza tukavuga tutereka tuvuge kuri Emedi tukavuga tu Emedi niwe perezida w'ingaragu ibyo tukabidevelopa. Ubwo abantu benshi barashubira. Urakaze cyane twagiye na Emedi waruvuzeho nuko ngira ngo yarakwitegeye bwana Emedi kaze mu rugo imikino nawe. Tumwakiye nka perezida w'ingaragu mufite wa perezida babiri. Ruvoyanga na Emedi. Izo ni ingaragu zombi. Ubwo president ni Kensi. Mureke ingaragu yivugire tugwaye kaze ra. Reka nambanze nshimire perezida Kensi. Perezida nkunda cyane. Merci beaucoup Emedi. Nanjye ndagukunda. Perezida arangize perezida w'ingaragu. Ariko ingaragu zindusha imyaka ni nyinshi cyane. ndaza kwirinda kumesha ariko nagira ngo mvuge yuko kurongora ni igeno ni n'umugisha. Iryo jambo rihindure gushaka
ko kurongora byarabikora se oya njye ntabwo ngiye kujya muri ariko etimoloji perezida barabavuze ko kurongora buriya ngo nicyo kinyarwanda oya gushaka kurongora niko itegeko rivuga okay ataza kungusha mu mutego kurongora ni igeno ni n'umugisha urebye Rugaju ukuntu ari umusore mwiza wirwanyeho bigakunda buriya ni musaza wanita mu kwirwanaho nta muntu uzi mukuru wa Rugaju nta n'uzi murumuna we ariko n'umwe mu banyarwanda twiratana so abatararongora imana umujyanje ukunda abisasira abatararongora rero dusaba imana idufashe ntabwo ari 6 icyo nabwira Kenisi rero nanjye nongere mbatangarize n'abadukurikiranye bose ko nishimiye guhura na Kenisi nyuma y'igihe kirekire kugira ngo mwigishe ibintu mu buzima atigeze yiga ko muruta ijambo rikomeye ndaza kumwigisha ibintu amaze guhugura abayobozi benshi